Ego umeze mutwe bantu banje muri gusuzwa na MC Kimeza nyejwi riranguye kurusha iby'abamarayika igihumbi benshi bakunda kunyita Dr. Eldorado Donado Eldorado young manager ngira ngo rero ubu ngubu ugiye kubatera ikintu bita story A1 bivuze ngo izo story zo zirajenze kabisa kandi zinameze neza mu gace kamwe rero hari umukobwa wari umwiyemezi yanatambuka byo byonyine akumva yuko n'ingendo n'iki byose yuko umuntu yagakwiye kubyishyura amafaranga kugira ngo amurebe ntibyatinze rero umukobwa umunsi umwe ari kugenda agenda mu muhanda aho kubitanye n'abatipe babiri umwe yaravuye mu kiyedi undi avuye mu gikarani urumva umwende yari afite igitiyo umukarani yari afite icyokere cyamunitse cyane uri kukitegereza ku buryo ugira ngo n'amazi yamumenetseho umusore yarakugendeye abakubitanye n'umukobwa mu kayira gato umukobwa no kwita banyura hagati nta bintu byo kwirirwa avuga arikanga amazi nese kuduciye hagati bimeze biti umukobwa niko kwita basubiza ati rwose niba baciye hagati ndamaze ibyo ngibyo sinkeneye no kubyumva umukobwa warikomereje rwose n'umutima mwiza agenda yirya ubona nyine ko imeze gutya agenda yirya ageze imbere mu tuyira tubiri akayira kamwe kazamukaga n'akandi kamanuka abaturutse imbere bakashye abaturutse imbwa umukobwa ubona agiye gusakirana n'imbwa umukobwa asubiye inyuma cyateye no kwita hobera umukarani n'intabara n'imbonye imbwa n'intabara mbonye imbwa umukarani no kwitahagarara no kwita mwitegereza aramubwira ngo we genda wihanganire n'iriya mbwa ahasigaye nawe ugenda ugirya umukobwa abonye bitazashoboka ahitamo gupfukama aramubwira ati rwose mbabarira ntabwo nari nzi ko ari uko nk'uko byagenda ngira ngo rero inama nakugira muntu wese uri umuntu waba uri umukire waba uri umukene nakugira inama yo gusabana na mugenzi wawe kuko ushobora kwiratisha icyo uri cyo cyangwa se ukiratana amafaranga ufite cyangwa se ukiratana wenda ubwiza Imana yaguhaye ukazasanga hari ikintu ukeneye ku wundi utabonye ubwo bwiza ariko ugasanga Imana yamuhaye umutima mwiza mwari muri kumwe na MC Kimeza dukomezanye turi kumwe subscribe kuri Sun TV Rwanda